bakunze ibikinamico itorero indamutsa rya RBA ryabayitemo umukino witwa utazi ubwenge ashima ubwe wanditswe na Demokarasi Samson. Mwiriweho injira. Mwiriwe neza. Yego makuru ki? Ni meza. Kaze neza urisanga ikarase. Urakoze. Siko ntangiye kwiheba ngira ngo ntukirije. Uyu mugoroba noneho turafurahira muri Panafrica nta yindi gahunda. Amara ibyo uvuga byose genda uva nta ntege mfite. Sinzi uko numva ameze. Wasize ikisi? Wariraye se? Wari kumwe nandi? Sukurirara ni ibindi. Ibindi biki? Yewe ndumva nabuze aho mbihera. Humura yewe. Yawe niko sari mbwire. Oya sibyo. Ahubwo maze iminsi mpindurwa buri kanya ndetse ndabikeka amababa. Kandi wasanga ari marari shaka kugusagarira. Oya, sigaye ngira iseseme bidasanzwe. Nibiribwa bimwe na bimwe nuva ntakibishaka. Niyo. Ntirugubaza. Hano muhima n'ubundi raheze kubera imibu myishisha muri kira gishanga. Niyo rwose. Yewe ntabwo ari malaria. Oya niyo. Dore nk'ubu sinshobora kwihanganira umwuka w'ibijumba bitetse. Ahubwo numva nabihekenya bibisi. Ya tabaro kanyabwawe. Tabara niyo ahubwo jya kwifatisha amaraso. Naho ubundi ntabwo ari byo yewe. Niyo. Ntabwo ari byo rero. Kandi uravyirengagiza kandi bikureba. Bitandeba se. Ubu supfuye ntibyambabaza. Oya seruge. Wawe wikomeza kumpata malaria kandi indwara ndwaye ari we wayinteye. Ibimenyetso mfite n'ibyo umuntu twite nanjye ndabyiyumvamo. Gusa shaka kuvuga ko wanteye inda. Ahubwo gira vuba nkiza amenyo y'abasetsi. Ese ni yorotinye kumbwira. Siko kurongora uvuga. Jira yesanzwe imbyiteze nta kibazo biteye da. Hanyuma se tuzabitunganya ryari ko bitangiye kunkomerana. Vuba rwose. Reka ahubwo twisohokere yose zaba tubisubiramo. Aha, nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Wawe byihoreye ngwira twigendere. Izabyikora. Injira. Wiriwe seruge. Wiriwe kore. Yego. Yewe wabukereye. Ariko se ko yitwara igikapu kinini nk'usuhutse bibagiye ko turi burare ijoro rimwe gusa. Kandi navuze ko ari byo uzaza kukunyuraho sinzi impamvu ushyuhaguje. Cyakora ntacyo bitwaye ubwuje. Kangire vuba nitunganye tugende. Rekeraho nta yandi magambo yawe nkeneye. Gusuhuka ndasuhutse bwo kuko nimutse nyine. Urimutse rero? Ndimutse nyine. Waroje kunsezeraho se? Ugiye gucumbika ize noneho? Muri uyu muhima hano ndetse. Ngo hano? Hano. Yewe nta mahirwe ufite. Inzara isigaye muri urupangu bareba irishye. Ahubwo bazatangira kwiba mwejo. Teretse niba hari uwacunze uza kwimuka muri iri joro. Nawe uri ntakajya umwana wa mama. Reka gukomeza guca ruhinga nyuma. Ubu se nshinyitse ari uguseka. Bitese kandi. Kugeza ubu sinkumva. Icyo utumva ni iki ko naje nje. Koko ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Maze ukomeze kunkina ku mubyimba umbeshye ngo ugiye kumvana mu isoni. Naho ufite fiance ndetse wanakoye. Seruge nayimutanzemo nushaka kuhansinda. Uje kwirongoza rero ku ngufu cyangwa ushaka kundya imvando. Rege n'igitangaza. Yewe nushaka kumfata ndakizwa n'amaguru ahubwo. Warose nabiye kandi ngurose nabi burinda buke. Bega. Ariko ngo nta ntore yiga y'umudiho nduzi ko ntabwo ngo nta nkume yiga itako. Kuko ryo mbona urusha n'ikimasa. Ubwo sugiye no kuntuka. Ubwo kuri se umukuruje ngo ashaka kumana nanjye. Igihe tutabanye ni ryari. Kwashe genda mvira hangaha. Hato na fiance wanjye atagusanga akibaza ukuntu nduvugana nawe. Nukuvuze serugi? Nukuvuze. Ntaho ngiye ukora icyo ushaka. Ngo iki? Ntaho ugiye. Ntaho ngiye. Kandi mwe nkoko shishike hati baba. Nawe nkugira inama wataha bitaraba nabi. Simba hano rero uribeshya. Wa mukobwa kandi awutetse nabi. Erega shenge imitwe y'ubu ntigishye yabaye amasara bwayi.
reka ahubwo n'ibintu byanjye mbishyire mu cyumba maze ndebe uko ukinkuramo. Yampaye nka surwuma. Reka umukobwa yigize ishyano. Uyama bwanyu turaburambiwe di. Waramparaye umpaga hari none uramparutswe ushaka kumpaga hini. Sinsohoka ikibyimbye kimeneke. Wanze gusohoka kore? Ndanze. Uranze? Ndanze nyine. Uranze? Ndanze pe simva hano. Reka nkore nigendere. Iziye ko nzaga ngasanga waribwiye waratashye. Cyangwa se warapfuye n'ubundi ngo nyamwa kumva ntihanze no kubona. Cyo. Ihurire. Buriya rero yagira ngo ntire ubwoba mpite ntaha. Aribeshya kugeza ubu bwoba nawushise. Aho gupfa none napfejo. Nzamutegereza gashyiga izamushyigura. Ko azasanga narapfuye. Nziriki abasore bose rero iyo bigenze bityo bihutira kubwira umuboyi ngo ntazateke ko maze umukobwa azicwe n'inzara. Muri abo sindimo. Igikapu cyanjye cyuzuye ibizantunga icyumweru cyose ndetse na 2. Nzahira kuri iyi mineke. Kurikizeho iyi migati n'ibikombe by'amasamaki. Hagataho n'izavuka zizaba zishya. Abandi basore ngo bakoresha ingufu maze umukobwa agasohoka ku gahato. Yewe Serugendo we yavyibwiye. Asanzwe azi ko murusha ibigango ko namugaragura azanye iby'imbaraga. Yewe ndabibonye koko abasore n'abahimu babi. Ntaga tutacira. Cyakora nizeye ko atazatinda kungarukira. Buriya n'ubundi nuko namutunguye atarabitekerezaho neza. Yego, injira. Wakomeye. Waraze Rugendo we. Amakuru kise ya. Reka. Kwirara ni kubi. Ni mabi. Tekese kandi. Wa mugabo we ubone mu yabagabo. Ufite ingwane zikomeye none ngo ntangize yigize kandi ngo umugabo umwagerwa kuri nyina. Ibyo birasanzwe. Amanditse ariko yaba yaguteye. Oya ntabwo ariyo. Ni ibindi bibazo nifitiye. Komeza nzira. Ntazi icyo kinzanye. Nje kuguterera ibibazo byanjye kugira ngo urebe ukuntu wabinsina ndetse burunda ahubwo. Nyiramo numva ari byo ushobora kugerageza. Ndagerageza. Ko ari cyanzanyira. Kandi numva ari ibindinzi. Nabyo ndakubwira numva ariko bimeze. Dore umva Serija. Takumva. Nateye umukobwa inda. Urumva? Wikwifata ku muntu. Komeza ibibazo byanjye. Namutenda none yanteye iwanjye yanze gutaha. Ufite n'impamo. Yakondera wa mugabo we. Maze nagira ngo shiri kubwoba. Nabashize kera. Uko ndigabo igihugu se. Ndabizi. None maze zo munshi turire. Ndetse namufungiye nk'iminsi 2. Afatiraho n'isomo. Yewe. Umva nkubwire. Kuba nakwirakaza nkamusora. Byo numva byashoboka. Ariko kumufunga ndakurahiye. Ubu amategeko bayakomeyeho. Sinabona aho mbihera nako. Ndakareka. Yewe nako nta ngingo nabona rwose naheraho. Oya humura byose nabiteguye Seri. Utashaka ko gushaka kunkoresha amakosa rwose. Reka yewe wigira ubwoba. Do. Ndeba. Uruhushya rwo gucumbika mu mujyi. Cyazwe narubonye rwose. Cyo nta kibazo. Do. Ino ni karita y'umurimo. Ndayibona. Birareba se? Ndabibona. Nane sibwo ubwo gufunga inzererezi izerera mu mujyi nta cyangwa umwana kimwe ifite hari kibazo kirimo. Ni wowe Seruye. Ese ibyo byangombwa mwatutera. Urankengera wowe. Uri insobe ndakapfa ndakitse. Reka nagiye kubona mbona yiroshye mu cyumba cyanjye n'umurya mwinshi ngo arateka umutwe yibagirwa gasakoshwe mu ruganiriro. Size ko igitekerezo cyanje mba ntabirashye. Reka nkubwire. None ikibazo kiroroshye. Kiroroshye rwose. Ubwo nzagenda mu mazi byangombwa. Ayibure muzamukane mushyiremo. Hari ikindi murunda mu nibyo nta kindi. Ariko rose Rugendo. Ikibazo gisigaye nuko yaba afite ikiganyere kimushyigikiye. Yago nawe urabizi rwose. Maze yazabimutekereza nanjye akanyiruka nko kandi byo hanze urabizi. Oya Seri bigira ubwoba. Agira bwa bikigikogwa nakizi neza n'ijye wakeretse umujyi. Nta wundi muntu waziranye ni Kigali. Uko nyumva rero ntaje tumwana twite n'uwawe rwose. Ibyo ndabyemera. None se wakwemeye ukamurongora. Murongore. Serija nawe ariko wagiye ko wibagiwe amahoro nakoye. Harija. Sinabyibuka nawe bagirwa vuba.
ahubwo turitegura kujya kwa padiri tariki 3 zo gutaha ahubwo intumwa niyo ntaye noneho birakomeye pe birakomeye nyine cyakora cyo gusanzwe inshuti zereje rwose ndakwizeye urabe intunganyiriza yahumure nta kibazo uba rwose ubintunganyiriza ahubwo akira n'iki gihumbi maze yakira umara gusoza iyi dosiye maze guza gususurutsa umuhogo cyareka ahubwo ngiye kwamfashe muri mwenze kugenda ijisho ryatukuye wa nibyo shato ntaza no kwibeshya nkaba namugira impuhwe nibyo rwose amushyiramo ntakabuza ugende ijisho ryabaye indubaruba maze nakureba hinda umushyitsi ntanjuranye wese kandi yewe ahubwo seri ntabwo reka njye ukazi nibyo yagiye saa 6 ndagera mu rugo ndebe ko byatunganye ndakubwiza ukuri si uko umufungo uvuga umudadi ndakubwiza ukuri rwose ngaho wirirwe nta ngorane rwose Esha Varano ngewe wowe nyine mwaramutse mutware waramutse yego wa muri upangu cyangwa na rumwe muri amabanda yo gujana umuhima oya rwose sindi bandi hari amabanda yerutse gutera hari hakujya kukimucanga ngo yawe yarahungiye hano muri urupangu wabuze hari nta mabanda aba hano da ashakwi ntandazi cumbitse hano ko arizo byisa by'amabandi ni impamu y'Imana ntazo njya mbona se mwaramutse ese ukora icyaha yewe se wowe nyine izina ryawe hubu nitwa Koreta ntabwo wabuze aho amabandi yavuye kukimucanga yaba yishana umuhima ego mama urumva ivyo nabimenya nte mpuriye he n'ibiguruka reka kuvuga wishongura si ushobora kuri ikizo cyayo birazwi ko yiza amarira yo gufatanya n'indaya yagasani we ubwo nanjye se urashaka kumbara mu ndaya none utari yose ukora iki nkora muri Oprovia sani karita y'umurimo ndibi ntazo nashaka kumbeshya reka nze mbikwereke urande bugasanga ndi nzererezi nabo ntibagize ubwoko ariko se ibyangombwa byanjye birihe ariko si iki nakwatse ibyangombwa urabifite cyangwa ntabyo kandebe neza yowe ndabona nta birimo ibyangombwa byanjye byagiye he niko bizima nta byangombwa byanjye watwaye uramenye ma bose ashaka kuvuga ko nabyibye gira vano ntabyo mfite cyo gutaha ngira bwangu ariko waretse nkareba neza ko yenda nabibona nabize mwaka gasakoshi niwe ndabona nta birimo ushaka kuteka rero nta kazi ugira uretse nyira ko kwiri gushimuta abagabo uri indaya y'icyomanzi oya rwose ntabwo ndi indaya ndi umukozi nkuko nabikubwiye mbese umukozi utagira ibyangombwa ese ubundi uvuka ira iwacu ni ku Kibuye muri Rwamataba zana uruhushya rwo gucumbika muri Nyarugenge rumbi yewe ndabona ibyangombwa byanjye byose nta birimo sinzi umuntu rwose wabinyibye nta birimo cyangwa ntabyo wigeze nta kazi ugira mu mujyi nta ruhushya rwo gucumbika wafite nta kindi uri indaya y'inzerezi oya rwose nari mbifite sinzi uwabintwaye intesha igihe ngaho vuba jimere tugende ariko rwose wambabariye nkaba nitonze ngashaka tugende sigwabara mu biki hoje hoje ale uri imodoka wandewe tugende vuba chef de poste sergent nikomwa hajya wa mukobwa nazinye ejo baba bamugemuriye reka da ahubwo inzara yamunogonoye kandi nabonye asa n'utwite ewe komera sige mu Imana rwo n'igitangaza rwose yego bingana gutse mu joro rimwe mama amadosiyo yabaniza nayenza ryaye no sakazi rwose njyana muntu undi kuya mukobwa arazibuza so yaraziti yego ni inshuti serugendo ariko oya dore umuntu amutishije akazi ubwo leta irahombera nayo ikindi kandi araringana ese nkunze rimutsinze hano rwose nabisona ngo iki uriya mukobwa rwose azirusa giye kumwekura yitahije kandi icyo serugendo yashakaga ni ukumukurira mu nzu ntabirangije rero hasigaye azirwaneho injira hariya muri uriya muryango
umukobwa ndayo ize kutitaba ntabwo ndi indaya hanyuma ukora hema sinakubwiye ko ari muri Oprovia inga telefone yo numve niba utambishye yewe mbabarira witelefone nayo mva mbese wemeye ko utari umukozi se oya nuko ku kazi bamenye ko mfungiye hano ntazakira ikimwaro wacecetse se Halo ndifuza kuvugana n'ushinzwe abakozi niwe muvugana none wongeze amahirwe ye twagira ngo tubabaze niba umukobwa witwa Koreta akora aho ngaho Koreta arahakora ahubwo ndi umukarani wanjye ngo niwe mukarani wawe ni umukarani wanjye ntabwo twari tubizi twamufashe mu mukwabo twakoze ejo mwafate mu mukwabo nta cyangombwa na kimwe afite nta byangombwa afite ntacyo rwose noneho rero tugiye kumurekura ariko muzahite mumushakira ibyangombwa erega yarabisanga nk'uye twari twarabimuhaye niko ntabyo yari afite ra ntabyo ahubwo yarabitaye nizeye noneho ko mushakira vuba namwe kuko muzi ko umukozi agomba kugira ibyangombwa by'umuki ngaho mwirirwe ni mumurekure vuba ahubwo hano hari akazi kenshi cyane ngaho mwirirwe murakoze kore karame noneho ushobora gutaha nuko murakoze ariko ntuzongere kutagenera ibyangombwa kuko ukora ntabwo bikwanditse muganga urumva ngaho utaha bazabitaye gushakira vuba kandi ngaho mwirirwe murakoze urugendo rwiza ariko koko ubu nafunzwe nzira iki akumiro ni agacuma naho rwese bakoramo mbega iryo mbonye abahungu kuko ni impyisi mahuma ni ukwitera urw'intama imbere ari ibirura nk'ubu nzi neza ko biriya byose bimbayeho ari Serugendo wabiteye ibi sinabyihanganira byatinda byagira nzihorera ariko buretse gato Serugendo abanza arongore nzamwereka ajye njye akebo kagiye wamugarura kandi gutaza ubwenge ashima ubwe wiriwe Kamasha mwiriweho yego si mama nindusuhuza nije nyogoku ese ni wowe kore wiriwe yego ntabyiriwe se reka kunshinyagurira mama ntabyiriwe se hari n'ibyigezemo niko bimeze aya mapfa ari hose namwe b'abanyamishahara se murabizi ese maya barayaye ko n'ibiciro by'imyaka byazamutse shyika se ku gasambi kore urakoze maze rero nyogokuru erega avuga cyane ndashaje si nkumva neza hinga noneho nkwegere nagira ngo ngusabe ikintu nukinshobora nzaguhemba ngushimishe nanjye se mwana wanjye urabona nagushoborera iki ntuzuriye mugabo muturanye Serugendo uravuga umugabo w'amahoro se ni uwo rwose ndamuzi nyogoko uryara agatsindwa n'iya kare biteze ko abandi bavuga ko yitonda ari intama y'Imana erega n'ubundi ngo ivu rihoze niryo ryotsa inzu byagenze bite mwana wa ngaho ntekerereza nyogoko ngira ngo uranzi kuva kera naritondaga Serugendo uriya yaranshukashutse aturuwanye nta wundi tuzabana nuko rero nawe umumenera akabanga ubwo kandi yari yarasabye ahandi ndetse yaranakoye ntacyo ubiziho reka da nta nicyo nibazaga nkurikije ukuntu twari tumeranye numvaga nta cyatumeneramo nuko rero aza kugukorera umusaraba ibyo byonyine se ahubwo aranamfungisha urafungwa yaragutatiye uwo mubura agasane none rero Kamashara nta kindi kinzanye hano uretse kugusaba kumfasha kwihorera mwana wanjye kwihorera ni bibi cyane n'icyaha rwose muri Imana izamwibarize nyoboku ibyo ngusaba biroroshye cyane ku buryo n'undi wese yabikora gusa byarushaho gufata bikozwe nawe ukuze burya abantu twese twizera kandi twemera abasheshe akanguye ibyo ko bishisha mwana wa nubwo ntarabyumva neza humura nta kibi kirimo dore icyo ngusaba njya mbona wa mugore wa Serugendo akunda kuza kukuganiriza ibyo byajya nyarukada tukamena abiri rimwe rero uzarebe ko werekeza ikiganiro ku nzaratsi ntazabura icyo azikubazaho hanyuma se uzamubwire ko n'umugabo wazigomba maze uzimucire mwana wa uramenye rwose ibyo sinabishobora oya mukecuru ihangane ubu mbona ndinze ngana nta n'umuti w'igicurane nzi
inzaratsi zo nta nubwo nzemera kuko byagaragaye kenshi ko ari amahimbyo y'imboni. siyo mpamvu se bitagomba kugutera ubwoba. Nanjye ubwanjye sinzizi kandi sinzemera. Nta nubwo nifuza ko ubuzima bwa Serugendo bwahungabana. None se mwana wanjye ukaba wifuza iki? Nta kindi nshaka uretse gutera Serugendo ubwoba. Umwana w'umunyarwanda urabona namutera ubwoba nte? Reka nta kigoye. Numara kumvisha uwamahoro ko agomba kumucishiriza inzaratsi, nta kizaba kikiruhije. Uzashaka ibyo ubonye byose bitagira icyo bimutwara. Nk'utubaba tw'inyoni, uduhu tw'inyamaswa, utugiga tw'uduti, mbese ibipfuye amaso byose ndetse n'amahurunguru uzashyiremo. Mwana wangu n'amahurunguru. Upfa gusa kuba ari we wabyishakiye. Hanyuma se? Hanyuma uzamwihanangiriza umubwire ko agomba kuzishyira ku musego w'igodero aho Serugendo aryama. Ubwo rero ukamwumvisha ukomeje ko guhera uwo munsi bagomba kumara ukwezi kose batabonana. Be mwana wa, abantu bakiri batoya buriya bazabishobora? Bazabishobora. Ahubwo uzabwira uwamahoro azafata icyo gitanda njya mbona yanzu yaba ari ngari. Mwana wa, ibintu ariko sinzi ko bizafata. Reka mukecuru bizafata rwose. Dore ahubwo bufashe udufaranga n'ibihumbi 2 byo wahaha. Akira. Ntaho gufata ko bizafata. Mukecuru, kandi ibyo nshaka n'ibitungana nzakudabagiza pe. Isugira ngo ntunkoreye mwana wa. Nuko rwose urakoze. Maze rero ingendere ntugire imitima ihagaze. Nzabigutunganyiriza bidatinze. Urumva? Ahubwo reka turebe uyu munsi, ejo bundi rwose uzagaruke kureba uko byagenze. Uwamahoro nawe ko butira atageze hano. Nuko urakoze nyogoko. Maze rero wirirwe kandi wizere ko nta kintu rwose uzamburana. Wirirwe neza kore. Koko ngo Imana itera amafi itera naho bahahira. Ubonye aya mafaranga y'agatsindose? Iyo niha kuyanga sinzi uko nari kuba meze. Ubundi se nari kuyanga nkararira iki? Yewe, ingirwa nzaratsi zo kubeshya sizo nzabura. Reka ahubwo mpite njya kuzishaka. Icyo ngaho cyose cyatera ubwoba ndagitora. Mwiriwe. Emwe we. Mwiriweho. Mwiriwe. Se ni wowe w'amaho? Gira abana. Iteka ryose. Uraho. Yego. Hirya iwanyu se muri bazima? Twari bazima. Uretse ibikora by'abana byo muri iki gihe. Reka ibikorera by'iki gihe ntawe ukirirwa bivuga. Shyika ku gasambiza. Urakoze. Niko. Ese nyine ko Serugendo ndaheruka kumuca iryara asigaye abaheye. Aha. By'abagabo se wabivamo. Ntibakaga ngo amatariki yatukuye. Mukwitahira igicugu kinishye da. Ubwo nawe yatangiye. Nizeye ariko ko atazakurengana kuko nkeka ko wujijutse ku buryo wamufatiranya hakiri kare. Ngo mufatirana? Nese mukecuru. Ego mwana w'umunyarwanda. Ubwo se ko kurahura turamye utaratura icyo kivi? Mugabo se umuntu yamufatirana ati? Nivugiraga. Oya nyogoko, ntubuze ko byangirira akamaro mbwira. Mama se ko mwe mwigize abazungu ngo ibyacu bya kera byose ntacyo bimaze. Erega nuko ntabyo tuzi. Ubwo se ntabagore ujye ubona babaho kidirigi bakagera naho bifuza gupfakara kandi abagabo babo batunze ibya mirenge ku ntenyo. Ibyo byo hanze hari abagore bashavuye ariko sindagezaho. Serugendo turumvikana aranyubaha nanjye nkamukunda. Hanyuma se kutangiye kwinubira amajoro? Yego nye rimwe na rimwe acishamo agataha atinze ariko ibyo sinabimuhura. Abayungurana n'abandi bitekerezo. Ngo ibitekerezo? Indaya yakungura ibitekerezo kimuko? Serugendo usajya mu ndaya? Yabuzwa n'ikize? Simbyemeye rwose. Kamasha, ujya umubona? Hehe. Ndimubaze numve. Urabimubaza se ngo abikwerurire? Serugendo ntakemisha kandi nanjye nuko. Ngo nawe nuko. Ubwo se umugabo wagukiri gitabo bimubwira? Ariko winsetsa nyogoko. Ego mawe mushize hamwe. Ishungi. Oya ni mpamvu nyogoko dushyize hamwe rwose. Vuga ahubwo ko ari agahararo. Kandi ngo agahararo nikabuza agahararuko. Nkuko yagashungo gashize wahekwaga yigenza. Ariko si nyogoko.
turetse iby'urwenya mbwira nk'izo ndaya z'umuntu yazibwirwa n'iki wazimubuza utahubwo ko ari cyo cy'ingenzi byashoboka se kuko nzabigenze nte nanjye simbizima ubundi ko nta kibazo biguteye ariko yewe tubyihorere twivugire ibindi ahubwo nyibwirira wowe ugenda aho ku maduka ubu ngubu ikiro cy'ibishyimbo kigeze kurangaye mukecuru rwose ndakwinginze winkinga ijambo yewe sinakuvugisha menshi ntibikubabaza bizakuzindure oya rwose mukecuru winyicisha amatsiko mbwira mbiswama reka njye kwigurira akaro k'ibishyimbo hariya kuri butike dore ubu ngubu umaze iminsi n'ibyo bitagira uburisho uretse nyogoko bawicaye mbanze nkubwire ahubwo akiriye amafaranga 500 zo kugura agashyitsi ariko banze umbwire ntazagwa muri uzi ndwita ikiziba wumva rero mwana wanjye kuva na kera na kare nzi ko umuntu yamaraga gutega urugori urumva ndabyumva agahita acisha imiti ituma umugabo wacisha make agatuza agatura mu rugo ubundi agakunda akaba umugore ubundi agakunda umugore we nk'uko baba barabisezeranye urashaka kuvuga inzaratsi se inzaratsi nyine niba ari inzaratsi zo ngo umenya nta kamaro kazo ngo iki ni impamvu da niko batwigishije ku ishuri ndetse no kwa padiri nuko akamaro kazo kazwi na bakeya wakwereka umugabo wanjye kera ataritaba rurema twabaga mu giturage kandi uzi ko abagabo baho birirwa baturamye mu tubari njya mbabona uwanjye we twiriranwaga mu murima tugacyurwa nijoro ubundi nakwivugisha ngo amazi abaye make akabindi akabaye agakomye ku mutwe akamera akavoma ari umugabo none si ko yari atakitegeka mwana wa erega wari waranshiriye iyo miti yari umuhanga mukecuru ni ukumungezaho nanjye akabintunganyiriza amahirwe ariko ntiyagusekeye mwana biteze uwo muntu dore ubu ngubu amaze iminsi ashaje aho ntiwumva aho umutindi yanitse ntiriva koko yewe ntiriva koko dore ubu ngubu iwabo haherutse gutera amacinya niyo yamuciye mu bazima bigize nte none ariko se mukecuru aho ndumva wabimfashamo gusa ntukibuka imiti yari yaguhaye mwana wanjye si imiti yo ku ngoma ya Gahindiro gerageza mukecuru wenda ntiwabura na dukeya yewe reka mfe kureba aho nari narajugunye utwo nasaguye niba tugihari kandi ndebe mu bimuga biba hariya reba neza ndumva n'imbeba zitakwegera hari imiti ifite ubushobozi nk'ubwo yaba nagiraga Imana akayibona urukundo rwacu rugakomeza aho ndakomeje ari amajoro genda yiyongeraho amasaha byazagera bakara ndetse byacamo nkazamubura mureba mwana wa amahirwe uracyayafite pe ugize Imana ndabona ntacyo twabaye ni byiza gira hino rero maze umbwire kuko mwana wa urashaka ko umugabo wawe ahinduka kamera de umva gese nshaka ko zajya mvomera amazi ukaba ari ukumukabiriza icyo nshaka ni uko yajya ava ku kazi agahita aza mu rugo ntagire izindi nzira anyura ntagire abandi areba akaba uwanjye njyenyine mbese nkamwarira mukecuru muri ibyo biroroshye ikindi nshaka rero nanone ni uko yajyamo amafaranga ye yose ahembwa mwongeraho ayanjye maze yose akaba ari njye uyacunga mwana wa ifaranga ry'umugabo ukarimutegekaho hari ngo nzizi zibigenza zityo none mbona zimeze neza ariko niba agiye kubaza abagore baho niba nabo barakoresheje uduti use ntiwigiza nkana beko rubanda bakanuyera ni wowe mutesi ukitetesha muri uru Rwanda nikoze nta kindi wifuza mukecuru ibyo ntibishobora biramaze yewe niba ari ibyo gusa ndabigutsindira humura haranira gutaka inzu yawe mu marangi karite kandi akorewe hano mu Rwanda kuko ibanga Amaco Paint yarivumbuye ikaba ifite amarangi y'amazi yo mu rwego rwisumbuye kandi aramba cyane. Siga inkuta z'inzu yawe silk vinyl kuko ari irangi rigenewe gusigwa mu nzu imbere. Siga inkuta z'inzu yawe hanze irangi rya Weatherguard. Uwakoresheje Wall Master ya Amaco Paint aba afite garanti ku nkuta zikomeye kurushaho. Hamagara 0788 uhabwe ibisobanuro birambuye. Amaco Paint, uguhitamo nyako. Mwiriwe. Ruwamaho. Mwiriwe. Nibiteze kuva mu rwayi. Cyagenze bite? Kundorere.
navuye mu Uganda numva ndahinda umubiri wose njya kwa muganga ubu niyo mvuye. Muganga si mwabonanye? Twabonanye. Bakubwiye ko ari biki? Bagira ngo bibindikize barabaza ibyo ubona. Ariko se birakomeye? Basunye basanga umwana yari yitambitse. Ayiwe. Yagombye kumutambamura. Yewe wahagorowe gacwa we. Ceceka kwari urupfu muzindi. Ariko urumva bimeze neza? Bimeze neza buhoro. Ariko bambwiye ko kugira ngo byose bitungane ngomba gusoza ubwanjye mu gihe cy'iminsi 30 nibura. Kwiki? Ngo 30? Ngo nuko utegereza ko umwana yongera kumenyera igitereko. Ukwezi kose? Niko bambwiye rero. Ubwo se ni dogiteri bwawe gutegetse cyangwa niwe waforomokazi mwahuye? Oya, ni dogiteri ubwe rwose. Nukugerageza kubyihanganira. Reka gusumba ibyo ari ibintu. None se ko ariko bambwiye ko nibeshyeho n'agato rwanjye rwaba rugeze nako n'urwacu uko n'umuntu itatarokoka. Ngo nibyo ta kingeze no kukiri muzima. Reka noneho mbwira mu bajye gutegura cya cyumba cy'abashyitsi naho uzagira ari hagati aho ngaho. Bizimana Karame waje genda utunganye cya cyumba cy'abashyitsi. Maze ariko nshakire n'amazi nikure kuri ivumbi ry'umuganda. Amazi nashyize mu kiza. Wahashyize se? Nabirangije. Ni byiza sha uzajya uhora wibwiriza. N'isabune washyizeyo? Byose. Kana ushaka imyenda. Ugiye kwitera utuzi ahubwo ngiye kukuruka mbe ngiye kwirambika ndumva nangiye gucika intege. Ugende gahora ari kutikubita hasi tuba bitaza kuza gusubira inyuma kandi bari babitunganyije. Mbega ngo ibintu birikora kugeza ubuse rugendo ntacyo arabyibazaho. Ingangire vuba atararangiza kwiyuhagira nseseka kano gapfunyika mu godora. Sindadosi ndazicisha ikiguzi zikomeye mu kabyaramo kashyire wamenye. Ubu nibyo reka ndakiraho njye mu byo kongera kuhadoda yamfata. Reka ahubwo nsase vuba maze iyishuka nyipfunyikishe ku mpande. Nzaba amadodeje yagiye mu mupira ubwo ari Kiyovu na Mukura bizakina ndabizi ntazawusiba. Niko wamaho Karame ariko wakwihanganyira kaza tukagerageza ko mbona ibiryo biryoshye. ese ugira ngo ndabibasha? Reka jya bihangane mu rwego agomba kurya naho ubundi yahuka. Enda ngwino sendagira nibyo sendagira mama kuri agatebe ngaho itara yewe igera gerageza yewe we n'akanyama hereza ku gasupu n'izo mboga. we n'inyamura hirya yewe waba utari inyama kuko ukabaho ngaho gerageza ayo ngo nguhe n'ikindi hereza agasupu n'imboga rwaneho banza umwe nabo ngako enda ngaho gira vuba umva karanyeme ngerageza ariko
no kubirayi oya byose nabishobora ngahore ubugari bwawe se ndumva ko yabwanze rwose yakira inkaho zirya ndarya ongera gute supu ndagarazikizeyo nta bundi bwenge nkeneye rwose nturebaho ajwi reka nturiye ibi birahagije ngaho da nibyo birahagije Bizimana karame enda ndabitabye hanyuma singi biri ku meza ntabwo nari namenye ko mwarangije twarangije vaneho vuba byandurure hanyuma se cya cyumba wagiteguye narangije warangije nuko kamururike ndebe ko nagerayo kazi sindagizera nahaguruka fata ku rutugu gahora yiwe subirirwa mu ntoki kurwaye Kuriya rusase oya kibarenderwa nawe reka yewe ishuka nayo n'umukungugu mu muhanda ngaho winyarusa mu maso oya gisa hepfo ngaho ryama uraharyana ego nawe nanjye reka njye kuryama ngaho turatandukanyira ntusinziriye ko nabyutse ubundi ndyamye iki siko nagisinzira neza kimwe cyose kirashize pe ariko uko wamura arwaye iki ntabwo nyumva rwose ese biragamije iki aho se umuntu arabyuka akajya ku kazi sindumva ngo yananiriwe mu nzira iyo ndebye kandi mbona ameze neza ariko ntabwo bisa amaso agace agahurira ese ubundi wamubaza urupapuro rwo kwa muganga nkareba oya ariko ntabwo nenda kumubaza atamenya ko mukeka singize naye reka ntabwo mbyuke wowe nta kintu nari njyanye hoshi reka ngende sinasanga atakozera injira mwaramutse serugi yego waramutse kuzindukiye hano ni amahoro mbese reka ntawe ni makeya bitisi kwa mugabo singisinzira umugore wanjye ararwaye ku muntu usa n'uwataye umutwe yafashwe tera indwara umugore arwaye yambereye urujijo cyangwa wenda wasanga ya muntu yateye ubu ngubu yamusumbanije gusigaye ari icyago irafata umugabo akamubweja gusa neza neza pe ibyo ubu ngubu biguruka nta mababa imeze nabi yewe uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha umura sinshobora kukuvamo nanjye rwose dore mu minsi yashize nako nicyagiye kwa gatandatu ubwo twagoroberezaga hamwe nageze mu rugo nsanga amahoro nta rutege nta kuvuga reka sinakubwira yakoze ibintu neza yo gukomeza guca ruhinga nyuma dore ngo umuntu yagize atyo yumva indi rivumbagatanyije ageze kwa muganga ngo baramusuzuma basanga umwana yitambitse urumva ndabyumva nuko ngo baramutambamura bamusubiza mu gitereko siko mwagize imana ahubwo yashobora no kumuhitana yego ibi byari gushoboka ariko si uzi ikinyobera
niki nuko nta yindi miti bamuhaye uretse kumutegeka ngo tuzamara ukwezi kose tutabonana. ntibishoboka kwezi kose kumona se ameze neza. Nanjye rwose byaranyubeye umuntu ajya ku kazi nk'abandi n'impamvu ndetse reka n'ejo twarahuye mbona ari injegi giparu gihana bagenzi be. Nibyo rero nyamara ariko yageze mu rugo aracaga wera. ubu rero arawifumba se yigaragura nk'ingaragu. Rero uraseka ubwo uzi guseka ariko mu bikomeye. Seruye uracyari umwana koko. Oya wiseka yewe ndacyari umwana nyine nanjye n'impamvu naje ewe agahinda ntikica kagira mubi. Siyo mpamvu se naje kugira ngo mubaze rwose ugira icyo bimfashamo. Je numva byantwaye. Seruye numva bisegeje cyane ariko reka mubwire kugira ngo ariko ngusije madamu wawe. Oya ntabwo nabitekereza kandi nakubwiye ntacyo nguhisha ntanakwishisha nawe ntagiye cyo ngenga. Umva burya abagore rwose bazi ubwenge kuturusha. Ubundi kuko mu byukuri nta kuntu umwana yawe yaritambitse ngo bamutamba muri munda rwose indi tarageze igihe cyo kuvuka. Ubwo urumva bishoboka wowe? Ikindi kandi ndumva rwose bikomeye. Umuntu yagira ibizazane imeze bityo akabaje agahita ajya ku kazi rwose nta kintu kubamuhaye. Hari wabibonye? Ngibyo nayo byanyubeye rero. Rwose ntiwumva. Reka rero nkubwire. Buriya wasanga umuntu yarakubaganya agafatwa na bya birwara akagira ubwo bwo kwigutera. Simbyemera. Ndakubwiza ukuri. Oya ibyo ntabwo nabyemera. Rwose ntabwo ibyo yabigenderamo na rimwe. Nyamara byashoboka. Oya akina umukobwa aritondaga. Ngo aritondaga? Ngaho ngiye wamwirongoreye rwose sinamukeka ibyo bintu. Ngo wamwirongoreye? Ntuzi ko imfizi y'imisa rusengo rwa birahinduka. Reka rero ahubwo nkubwire. Mbwira. Iyo umugore yawe muri izo nzira nugukura y'amaso ntagaruriro. Ahubwo uzi nibindi asigaye kureba nk'ikimbwe hazi. Ahubwo urakanura. Ako ushaka kunkura umutima. Ngo ngukura umutima? Ntuzabure byose mwana wa mama. N'undi umugore uzaramuresheka itubutse. Ngo ibyo nabyo byabaye hora. Ngo bisigaye byeze da. Gisi ndagezaho. Umva nkubwiye rwose aho narumbije so najya gutegera umukiro. Yarushatse wakanura. Bivuga ibintu tubisubire. Ngeso gusamana kwikeka ku mugore wanjye rwose nizo zintarota. Reka nanjye sinamufashe. Bacumugana mu Kinyarwanda ngo abakiranye ntibahishana ibibuno. Nanjye bamahora bagendera muri izo nzira rwose umva narimenye kera. Reka nanjye nyumve neza. Ibyo mubwiye ntajya nyambifitiye rwose nuko mbikeka gusa. Cyakora ari byo arwaye. Nakubwira ko uzabigenza kugira ngo umutahure. Ngaze sha mwana wa mama. Niko bamura amabyeri. Asamahoda. Cyangwa uzi neza ko iyo umuntu arimo kumuvura ukabutindi. Bamuza ku inzoga zari zo zose kugira ngo zitume imitima mu idafata. Bimfabusa. Bizerega nanjye ngo naraye kubiswe. Se nayo warunyeho. Hera aho rero. Yewe uzakuri ibyo umuhe. Urumva? Nyanga kwimwe cyamwiza bibonetse. Nawe niyimwera nk'ibisanzwe. Ndakurahiye. Azara ibindi nanjye ntazi. Uzi ko iyo nama yabayo? Nyamara nkugira inama ya kigabo. Tumva iyo nama yabayo. Niyo. Ahubwo nziza ko na saa sita igera. Ngo nayo imiti ngiye kubikora maze ndebe ko byifatamo. Ahubwo ngahute. Kaza no gukererwa. Dore ndabona saa moya shigaje iminota 5. Abizi? Uzabambwira uko byagenze mbese. Kangende. Nanjye nuko ndatashye. Ndayikenye zizamu rya rinyumvishije ngiye kureba ko nimushaba batetse ka cyayi. Kagende nzakubwira. Ubu nashavuye se ngo burinde bukira ku muntu babyoroshye mwana wa mama. Ngaho wirwe. Wirirwe. Kazi keza. Niriwe. Wiriwe Seruge. Wiriwe amaho. Yego. Urahihuse. Saa sita n'iminota 10. Nuko nabonye imodoka da. Kugira ngo kuva mu mujyi kugera hano muhima ni hari akarere. Hari urugendo da. Tujye ku meza se. Tugenda ariko se none ntibimanuka. Nakoze akazi k'injyana muntu. None imihogo yafatanye. Ego wahuye n'akazi wakakira. Akazi kenshi cyane. Ahubwo bwira Bizimana ajye kutuzanira akabyere. Agure bikiri nawe urafata ikirahure. Bizimana. Karame. Ino bagutume. Waje? Jya muri bara amahoro. Baguhe byeri ebyiri zifutse. Kandi bakugarurire. Tubanguke di.
ariko ngo tube tugiye ku meza sinavuga ko ntabishobora nta kantu ko kubimanuza njye numva shonje ngiye kuba nirira dasi nategereza izo byeri cyangwa mbakubanza gufata wikira barabyibuza kimwe kabone ntibyamanuka maze gutamira siko bizimana zikunyaruka zirakonje se zirakonje kanze n'ibirahure zirakonje koko zana ibirahure ngo mukabati gira vuba akuvuga banze kurya nta bitunganya ariko se ntabwo imanuka mva ko afata umuhogo nenda gusepura nawe urimo urakina ewe yo nakwibagiwe kubera inyota turyoherwe ntabwo agenda nanyu ariko ntacyo ngaho ngenda mu kirahure kimwe gusa kimwe ndanywa kimwe gusa urashaka kunzindisha kuri aya manywa ngaho nk'ibyumwe yewe uranywa buri ibirahure bibiri kuri izuba anywa bibiri nka bike ariko sukama si ukumwe uvuga enda sukama wuzuze rwose hari ikibazo ura nongera mbona wimanuka ibyo rirakonje ariko ntabwo bino biryo birumagaye ahubwo umunyabitetse adaharira yarinze gukamamo amazi sound urufunguzo rushyize hehe yahise anagenda akanifungurira ntacyo nkongereremo sukamo rwose ibyo ndumva bihaze yewe usuriye ibihe sinibikirandiye bibaze ngo itama gatanu udahaze reka yewe cyane mu mazi ngiye kwirambika nze kuza kumbwira bizimana aze kumenya saa saba n'igice ntiwibagirwe ntaza gukererwa ntabwo nibagirwa ndamubwira sikana naho mbikitse ne koko byera arayinyoye ahubwo yari igiye kumvana nkeye yewe niba atari bise kandi bane ibindi biti mukagira imana mo ndabona yarakiza ameze neza niba nigeze no kurwara ariko ngo nimpame mu cyuma cyagiye nyine kuko ibyumweru bibiri birashize pe ni igitangaza erega ubu ni ukuvuga ko nsigaje ibindi bibiri nkabona kongera kwita umugabo mu rugo igitangaza yenga niruhukire ntaza no gusinzira mu biro nzamitega amaso iriwe patron bizima nakira ibaruwa yanyu wikuye he ni umwana wizanye ariko ntabwo muzi ugomba kuba uturutse iwanyu basanga barungutse akana hagomba kuba hari akapfuye nzi ko n'abanyifite igashaka kunshika ibara rigomba kubirwa amakuba fungura yewe inyicisha amatsiko ndebera ibyo bagomba kwirirwa banyandikira ngo ni ibiki reka ngo umukecuru rwa musonga n'ifumbira
ariko uzi ko uri umugome ese arataka atababaye sinajya byo kwandika mu nzandiko ubuze kubagurira imiti ngo woherereze nawe uravuga utyo kereka niba ugira ngo mbavure n'izabukuru reka ahubwo njye kuba nirambitseho gatoya birasubira mugoma yanyibarishaga wiki yambazaga iki ariko se ubundi ibi ninde wabyanditse yabikuye he inka nsubiremo numve ku nshuti yanjye Serugendo baje no kumenyesha ko uri mu mazi abira kandi iminsi yawe ikaba ibarirwa ku ntoki yawe no kuva ngo ugiye gupfa rero iki rwose nta kindi uretse uburozi madamu wawe agiye kuzakugaburira vuba aha ukirangiza ukwezi k'ubugabo ngaragu watangiye ye turere nabyarabizi se Serugendo gatoya ko maze iyo minsi yose wiraza ntibikurakaze ngo ugaragaze ko bikurambiye birahamya ko inzaratsi w'amahoro yaguseguye zagize akamaro ngo yaseguye hehe mayi hinga ndebe neza ahubwo ko ntazo mbonara ariko wanditse ibi nawe arashaka ko ntera ubwoba gusa cyangwa nteranye n'umugore wanjye gitumbye mu igodoro none zaba arizo ndebera ibintu bitumbye hano ikangite ndebe ikintu gitumbyemo hano yewe yawe narepfemo ukagira imana mwe ndaremvira imana ikinga ukuboko ibi ni ibiki dore hano rero niko ibi ni ibiki ndabona ubwoya ubwase n'ubwiki runo urwara no guha inyamaswa cyamaye nka data dore ni babo ariko none ibintu ntibihumanyara washaka agati reka nshaka agati ariko muze isi iri ni iryinyo ariko ndabona ari ikije kumenya ari nk'ikinga iki ni babo dore n'amahurunguru isakaye ibi ni ibiki mukajyimana ngo ndabona ni baba iri sini ry'iyi nyoni cyangwa mukagira imana mwe uyu ni umukunde wa ndabuzi ngo nkunde mukunde rero igitangaza yewe gushaka kwereka umugore ko mukunda ni ugucundira nyakanga koko uwamahoro haruguru nta mukundwa wakaje n'ukuntu nanze kurongora koreta rwose nari nateye inda ngo ntavaho mbabaza iki gikoko nyuma y'ibi rero hasigaye kungarikana bwa burozi bundi yewe koko nk'umugabo yubakira inzu ishyano rikinjira sinshobora kwihanganira kubana n'uyu muyobozi shwi sinjya gupfa ndeba ese ko numva uvugisha ukaba utarajya ku kazi ntukererwa ra mu maso washyano we uravuga se uravuga iki wankoze ibi biwe ugeze ubuse nkumva tewe n'abahe ngo iki geza ngo kiwashyano ayiwe uramura iki koko ngo iki ntewe n'abahe ntewe n'abiwanyu niko ibi ni ibiki simbizi rwose ibi ni ibiki simbizi rwose ngo iki simbizi amurozi we gusa umurozi se ndaroga uravuga ntari nakwereka uko intama zambarwa none ugenda wanyu bakwanga barasa urugendo sinzongera rwose baranjutse ndajya gukunda oya cyose ni ibiki ibi wabivanye hehe
baranjutse rwose ndagiye gukunda ngoke uracyandoga ahubwo ibi ni biki ubona ko njya kunyuza mu ndi biki ngasiza mbwo burozi bundi washaka kuzangamo nta bundi burozi mfite rwose ndakambura suna data ndakakubwanda nuri ikigega nta bundi burozi buri muri inzu sibyo ubonye sana vuba uzane sana se nta bundi rwose mfite sana nta kugira nabi nta bundi rwose nukuri kw'Imana nta bundi mfite nta bundi burozi nigeze nta bundi ngasohoka sanga kwashije kazi genda soka mvira mu rugo sinakwangana kubana n'aba murozi kwashigenda ski Bizimana Rame patron vayo hano banguka ndabita jya mu cyumba cyari yashano jya mu cyumba cyari yashano usora ibintu byose birimo uzi ko ari ibyi ujugunye hanze genda ngawihute genda vuba bivane mu byose kuko akanasiga sinzire nakundaga kangura wasaze karasinzire kakana ubuse nakundaga sohora ubwo rero ugasanga mu byo madamu yazanye n'umwana arimo oya genda rero ndagiye hute sohora ibiseke bye byose kiravuba n'ibishwangi byose dore n'ibingibi hera kuri ibi dore byose ko ndi butajyamo baturumba barambijyana byose genda dore twara n'ibi enda dore mano na biriya byose ubimanitse ku nzu n'iyi mitako sinimvane sohora byose twara nta gisigara mu nzu hano na biriya biseke biri mu bishwangi atware kiravuba byose nabivanyemo sohora jyana hanze ku irembo kiravuba mwemazemo byose bishizemo patron mwemazemo nuko sha urumva umubwire ye kuzongera gukoza ikirenge hano urumva ye kuzongera kungarukira mu uramenye ntuzongera gukoza ikirenge hano mwiriwe kwa Serugendo patron abantu batangikiriza ra barahari ahubwo no gushaka aho wihishe ubanze umujandire mu amara avuye guhuruza kwa Serugendo mwiriweho ninde ngesha dore ko uri wawe ugira ngo uri mu gikari cy'ibwami bro Serugendo negewe komera namahoro sariko icyo nakubwira injira se naje rwose muracyahumeka egoze no kubona ubuziri bateri bugeze hera wandika se niki arambwe madame atabanyumva ngo kugira tese yakubaza ukuntu nabimenya akakwita indondogozi niba ndi ndondogozi ryo cyano se ntewe muhuye ajya ku kazi se ngo iki asubira ku kazi se atahi wawe ngo iki namwirukanye datamenye kumwirukana kuva mutahuye buruzi sinshobora kongera kubana nawe rwose shavuga woro wikomeza kwishyira hanze yambabashe rwose gusa ko hari ubugafite ngo iki si inkuru ntabwo ifatiye ntibishoboka ngwino nawe ubwo wirebere burira ndose rebere nawe kuko ibi ni ibintu kuko umusego w'umugabo yemwe mukagira imana mo ndebere amahoro nuko yarameze koko nararaga ndotaguzwa nshikagurika ntazi ibyo byo naho do kuko ngaho mukagira imana yemwe babivuze ukuri yaje ngo burya rwubika ngo niwe rwuburangizo koko urakina wowe nikuze sajya ubona abantu bagenda ugere ngo ewa bitahuye ute tugira ngo ushase imana nigiriye ni imana koko dore ngo umunyabugingo atura kuri mu ry'igikenya nanjye ndabyibonera kangere nka nivire ku kazi sinangiye kwikora ku bwanwa kikwana mbona ibarwa y'injyana muntu imburira kwa mahoro ngo agiye kuzanyivugana wayoherejwe nandisi reka nanjye simuzi gusa urabona nasinye gusa icyangombwa nuko gusa ngaho reba ntabwo isinya icyangombwa gusa nuko ibyo yambwiye byose nabyiboneye kandi dore n'ibyo yavuzemo inzara y'amahoro yanseguye mpamvu yigodora nzisangamo gusa ntureba tekereze nawe do ariko shaburite ngibi ibi nakomeye kumubona yimeze nk'iterabwoba baba mbonamo baba yabasimbura ririya yanyoni abana birirwa biruka nkahora matene iriya nyoni ya matene koko ntacyo ryantwara subura matene se yishinde ndumva bikwiye no kunsetsa ahubwo iki si ikigo cy'inka ntubibona koko ubu nibwo burozi bw'iki nk'igihe cy'inyuma ndewe ko ari cyo ubu ndapfa koko dore iki si ikigo cy'inka ndukibona koko siko ari ikigo cy'inka cyo rero dore ryaguye ahubwo azamahoro ngwihene cyangwa nayo intama
byose birisha ibyatsi burya ni kimwe hanyuma se wigeze kumva ko wazize amahurunguru aya marozi kuko ashingiyemo kagira imana ingiga y'igiti ngaho ndebera ese ntubona ko ari umuvumo singibi no ku rugo rwawe hano ndabona bihari yambaye uyu murozi yari umurozi mwiza mbari ko mbivuga cyewe no umurozi mwiza nako niko cyakora cyose yaka uruzi kana cyo ndabona ari igikoba cyuko kuboko kwinka ubwo urabona atari ubwinka koko okay nacyo niwashaka yarumaho ubuzi iki gutwaye iki koko sikene byabitera bwoba aho ikintu mbona gishaka kunyoberamo rwa ariko nabwo washishoza ndabona yakere igikoba cya rusaki n'igikoba cya rusaki rwose kamaruzi ashingiye hagana hise ariko ubona umukunde yesu umukunde se kasi none ko ari umukunde koko umukunde se hari igihe abagoronome batavuga ko ari igihingwa mu bindi koko ubwo wabayite sha nubwo wize ndacyagusuzuma ukemera kwitabira ibintu utazi n'uwabyanditse koko erege ubundi ibintu byatera n'ubwoba erega isura cyatumye mputira nkumwirukana niki nuko iyo barwa yavuga ko hari n'ubundi burozi ngo agiye kuzanyicisha ngashaka kuza kuruga rero aya marozi ndayabonye nayimubazaga akanga kwinyereka je nkubwire namubazaga akanga kubunyereka ubwo burozi je nkubwire uko wamara umuzi numva atatekeza ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo buriya wasanga ari umuntu wamushutse nakazi ke wamushutse nuko yareme gushukwa amahano nkariya nikoza ritababarirwa seribye yembaye nkugira inama wazaye gusobanuza wamara neza rwose ukuntu ibyo bintu byari byo nako twanabibonye na ubonye kubira tubibonye ari amahurungura ari bitendagaza ari byose maze rero byakunda nkugira inama mwana mama ukamutura jewe nongera kubara n'amahoro mukabana wakwitonze mwana wa mama ko buryo umugore mu rugari nk'umutima mu muntu mbese nkubwire iki kintu cy'ukuri burya ingenzi zashize ingegera ziruguru nakazi kazo nzimenya itawe n'undi siraje gushogoranya nawe n'undi nihitiraga tugihara hepfo kuri Nyabugogo wiga abashoferi bigize byigomeke nabo bihaye gutwara imodoka batagira impamya bushobozi naho undi inama ya nyuma nkugire uzaje gucyura umugore nta kintu abaye naho nzaba numva ruhinda nukomeza iyo mirego yawe ufite ngaho wirirwe ngaho wirirwe ariko simbese ariko wisubira uje gucyura umugore rwose nta birimo ntacyo bivuze ngaho wirirwe Bizimana karame vayo hano byo mbyuko nibigeze mbere hafi gutungana maze rushaho ubundi uzajya uteka kare ku buryo saa 12 n'igice biba byatunganye urumva nizeye ko kakana nakajyanye wacu nta kindi kizahugora nibyo rwose uzajya usanga byatunganye nta kibazo ninde njyewe wowe ndi koreta ushobora ikikore yego rero ushobora iki koko gutwaye iki ubwo bwakuzinduye ngo ubwo se rugenda amaze igihe yirukanye umugore we reka nishore mu kubita indoro nziza mubonereho mu buryo si ibyo byanzanye ngo iki wazanywe n'iki uribeshya kore uretse nawe ubu n'isugi ntiryanyegera jya vaho ugatamvira aha tabagore mwese muri bamwe yewe iyo nawe unyakirije ntintunguye ba nta madisikuru yawe nkeneye nuko gusa ari umuntu w'inshuti wari umpaye ibaruwa ngo nyikuzanire naho ubundi sinari kuhanyura akira ahubwo uramuki mpereza hano ngaho ugenda uramuki ari wowe ngaho ugenda yibarwa kongifungura nk'umutima udaterera mu gitereko cyawe bitewe n'ikira n'urwanjye kandi bo yanditsera niyo amatinya avuye hano reka nsome numve ibintu hanze kumbwiza umunwa kiri hano nizeye ariko ko atari kunyinga ngo tuzabane kuko igisubizo cyagitanye ko nakunze kandi nkikunda umva kandi gitera inkwari kirungurira aratangiye mbabajwe no kukumenyesha ko ibyakubayeho byose ari igihe wabiteye ngo bitera ate nakunde kubyifatamo geraso yiturwa indi yewe we ngira ngo urakibuka ubupfura wangiriye umvutse ubusugi bwanjye umbeshya ngo tuzabana iteka aho ngaho avuze ukuri koko ariko se nari kubatunga ari babiri byo ntacyo
sinari kwihanganira rero kubona ubana n'umugore wawe ngo mufurahe njye mfureke mu kitava izuba. Ariko se urashaka kugera kuki? Kubera kugukunda natumye umugore wawe bamwoshya inzaratsi zoroheje zo kugutera ubwoba gusa. Ese niwe yo kanyagwa? Yewe n'igitangaza. Iyo mbishaka baba baramuhaye uburozi buhuta ukaguhitana. Nakwandikiye ya baruwa wabonye mu mezi yashize ngira ngo ndusheho kugukanga. Genda barampamijura akanyagwa. Umugore wawe rero nta burozi bwica yigeze. Wamahoro we, genda bararenganye koko. Nanjye mbikenge. Ntukeke ko nkwandikiye ngira ngo nkwitoze, kuko ubuzima bwagiye nyine maze kumenyera kandi ukabona ndyoheye uramuki. Niba teguye ibyo byose rero ubundi ko leta yari imfura kubona atinyutse kumbwira ibyo byose no kuvuga ko akinkunda. Apo niba ni imfura amase upfura se yaburusha amahoro. Isi byose bimbwiriye iki? Ndemba nececekeye ntego zapfa mbitahuye none dara ahubwo atumye ibibazo byanjye ibibazo nari mfite byoroha. Imana ishimwe ahubwo yiswe no kujya gusobanura amahoro ko ikibazo giteye kamwereka nibaruwa ubundi nkamucyura nta kindi kibazo. Ahubwo reka ndebe uyu munsi ni kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane nzajya ku cyumweru. Bizimana Karame bayo hano banguka akira amafaranga nzane byere. Ariko buri gihe utekereza byeri Nzane ikisi dore Fatima uzinduke ujya kumanaguriza ku sitima njye umukara muri Avenite urumva? Ngaho ugenda buri gihe ni byeri gusa. Ariko zigabo w'amahoro hahindutse. Ariko none maherutse kera siya modoka ni yandi uzese yabaye tunuje muri season. Tumva taramena abantu benshi ashobora kuba arabaje kwitaye use ndabaza nde dore kakuze kakuze Karame gwirana mubaze raho kako uraho? Yego sikawe agakumi Ubuse nabaye inkumi? Barakoze gusa nuri inkumi. Sura cyanyibuka Ndacyakwibuka. Se wahoze uri umugabo w'amahoro? Baracyanyibuka koko. Niko se kako w'amahoro ariyo? Ariyo. Ntarabyara se? Yego ko yabyaye kera ahubwo uyu munsi nibwo bazanye urugori. Bazanye urugori? Bande we nande? We n'umugabo we. Umugabo we? Nyiriri ya modoka ni umucuruzi wo hirya hariya. Umucuruzi w'umusore se? Oya da, amaze igihe apfushije umugore we wa mbere. Ewe nanjye araho nari nyarukiye nuko gusa nanze kunyura hano ntabashuhuje cyakora cyubwo ibyo bisara bwo sinirwa ngira mu rugo batampa inzoga bakantinza kandi nihuta. Ubwo se ko kutambutse utabashuhuje? Oya ntacyo bitwaye ndihuta nzagaruka mfite umwanya uhagije. Ngaho wirirweho se kuba gusuhuriza se? Basuhuriza utiyihutaga ntahageze basuhuze suhuza se basuhuza mu biki ariko ntashiriye pe koko ngo amare umugabo atemba ajya mu nda. Mbega urukundo amahoro yankundaga yarujwe no kuva wanjye ahita atahi w'abandi. Yego ukuntu nishyiragamo ngo niyo yapfa nta wundi mugore narongora
nawe yarateganije n'umusigire wo kunsimbura nkiriho. Ndashize pe. Ariko ubu nta wundi sigara nshobora kumvura iki gisebe cyameze ku mutima uretse Koleta. N'ubundi we yaranyekundira uretse ko yari yarigize simbikozwa. Nawe se umuntu watinyutse kumbwira bya bindi. Ikindi kandi yashaka ko burya barangicishije. Kamahoro po. Nako kize burya ni kamutima muki. Wash. Kabishwe kagiye. Niyo bagaho n'uburuzi bwica burya kaba karabunga buri nta kuzuyaza. Maze rero namera kukaza kabandi. Ngiye kwa Koleta musaba imbabazi. Nankundira ahubwo mutane tubane bishire. Akundi. Reka ngenda aribyo. Akose mukagiye mara mwe nantera short nkiryo namuteye bushize ndabigirane. Ndabyifata mone. Washariko. Ndo mugabo ndihagarara. Kandi ngo nta niti nyitarangurutse. Murahoye mwa bahano. Murahoye mwa bahano. Yego muraho. Yego. Ego. Ewe Seruge. Nigeda. Noneho imvura iragwa. Biraba amahire. Hano haye wowe n'ikira? N'amatara y'urukumbuzi. Ukumbura jewe. Umvara. Gakawaje umutima kazinura amaguru da. Ereka noneho ngukora ubwo ari wowe umbanje. Ahubwo mpobe. Urakore. Yego. Heza kuziteka. Uricara se da? Umurasinje kurahura. Ngaka gatebe ushikeho. Akoze. Sujya ngo sinarindushye. Burya rege hirutse mu rugo nasomye abarwa yawe. Sanga mu byukuri ari wenyine nkunda. Aha, noneho se. Umvara. Nibyo. Kandi burya ngo ni byiza gukunda ugukunda. Kungu ukunda burya bayikundira undi hirya. Nibyo rwose. Tasanze rwose ntaho ndi twakongera kubana atari wowe. Niba uvuga ukomeje nanjye ndabishimye. Wabyemera rwose ntange ngimira. Koko Seruge? Nibyo. Nzakuneza kunezeze. Nzagutetesha rwose ngutake. Nzakubera urubavu nkuvune mu byago. Ndagapfa ndetse. Oya ntugapfe ukabahowe. Kiza ngo ndakubeshya. Nabyemeje rwose ubu. Reka ubwo nje gushaka imodoka duhite dupakira. Singusiga. Urumva? Kanange none ntusigare ntunganye utuntu. Oya nibyo ndaje. Urasanga byose byaje. Ndaswayo ndaje. Witegure. Bizimana. Karame. Enda. Nshakira abantu batatu. Si batatu bapakurira imodoka. Urumva? Hanyuma nawe akira amafaranga. Nyarukira haya kuri bare bakumpereye ikazi ya byiri. Urumva? Ndabyumva. Banyenya ariko? Kandi ubwo ni kazi ya fanta. Uvanga ariko? Turi dufite umushyitsi w'imena. Nibyo. Gira vuba. Kore. Karame. Hanyuma se utegera iki kutinjira? Karibu ya niba uri sanga. Ni byiza. Se wa mwana wanyu ko adakoma arasinziriye cyangwa madamu yaramujyanye? Reka nanze ko yanyongerera umuruho ushyira nyirakuru n'uwo murera. Noneho rero nuko umuzana akazajya akine na mukuru. Uti ni impamo. Koko se? Fara, nibyo da. Ziko nayatinye kubikubwira ngira ngo ntabwo wabyemera. Nabuzwa n'iki? Umwana ni umumarayika nta kosa afite. Ntiyazira ko yavukiye mu macuma acanye. Kandi sinagukunda ngo nanga amaraso yawe. Ariko se kuri umwana mwiza de. Oya no kumuzana rwose. Ndishimye rwose. No kumuzana akajya akina na mukuru we. Ibyo rwose ndabishimye. Ni impamo.